Nongeye kubasuhuza mbaha n'ikaze mwe mwese mudukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, aho ni mu gihugu cyacu, ndetse cyane nshimira cyane abantu bari mu mahanga muri Amerika, cyane abari muri leta ya California. Imana ibahe umugisha kandi amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri hose mudukurikiye. Muri aya makuru tugiye kugaruka ku mpinduka zikomeye cyane zigiye kuba mu bayobozi ndetse na staff technique bya ikipe ya Rayon Sport mu batoza. Ubwo nibo tugiye kugarukaho, ndetse tukagaruka no ku bayobozi, mu bayobozi bagiye kwiyongeramo ndetse n'abazavamo. Duhereye mu buyobozi bwa ikipe ya Rayon Sport, hagiye kuzamo amaraso mashya cyane muri komite ishinzwe kugura no kugurisha abakinnyi. Perezida Jean Fidel, retired Jean Fidel, yabivuze kenshi yuko we icyo yashobora ari ukuyobora ikipe ya Rayon Sport akayishyira ku murongo mu buryo bw'imiyoborere myiza ndetse no gucunga imikoreshereze y'umutungo wa ekipe. Ati rero nubwo nayiyobora neza mu micungire ndetse no mu miyoborere ikajya ku murongo, ariko mu kibuga naba nkeneye undi muntu umenyereye ibintu byo mu kibuga, harimo kurokirita abakinnyi, gutegura imikino ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ikibuga. Retired Jean Fidel akimara kuza muri ikipe ya Rayon Sport, byagaragaye yuko hagiye imiyoborere yagiye ku murongo, abantu batangira kutamenya ibyabereyemo, nta nduru zigeze zongera kubamo ngo zisohoke hanze, niyo zabamo ziberamo imbere bigakemukiramo imbere, ndetse n'imikoreshereze y'umutungo ikigaragara cyo imeze neza, kuko nta deni turongera kumva ari cara hanze ngo yewe Rayon Sport indima ya Rayon Sport indimo imishahara, Rayon Sport indimo rekritoma. Oya, abakinnyi bameze neza, barahembwa, abakozi ba Rayon Sport bose bameze neza, ndetse ikintu yubatse gikomeye ni ukujya bakora ibintu mwibanga, ntibisohoke hanze ka kajagari ka buri munsi ka hato na hato, ngibyo byaje ngibi biki n'ibiki hanze. Ibyo byose yabaye nk'ubishyira ku murongo. Mu minsi mike rero uwahoze ari perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadat araba ayigarutsemo, azaba ashinzwe ibyo kugura ndetse no kugurisha abakinnyi ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ikibuga. Niwe uzaba kuriye komisiyo ya recruitment. Noneho retired Jean Fidel ndetse na SG nimubagirira icyizere bazakomeza bayobore ikipe uko byari bisanzwe. Sadat ntabwo azategereza ko iyi sezo irangira, ahubwo mu minsi mikeya araba yasubiye mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo abafashe kugura abakinnyi bategura sezitaha ya 2024 2025. Dore ko abenshi mu bakinnyi bari mu ikipe ya Rayon Sport bazasoza amasezerano muri uku kwa gatandatu, nyuma y'uko iyi sezo izaba isojwe. Icyo nakwibariza abantu rero, ese Munyakazi Sadat niwe muntu uzi umupira Rayon Sport yari ikeneye? Abakunzi ba Murera munsubize muri comment. Tukiri mu byo kugura no kugurisha abakinnyi rero, no mu buryo bwa recruitment izo mpinduka zizaba zijemo ubwo Sadat azabaje. Tukiri aho ngaho, ibyo nababwira byo ntago ari inkuru iri bubashimishe, kuko umukinnyi wacu kapitene Muhire Kevin we agiye kujya gukina hanze, agiye gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport, ndetse nta nubwo azategereza yuko iyi sezo irangira. Mu masezerano yasinyanye na Rayon Sport, mbibutse yuko bavuganye yuko igihe icyo ari cyo cyose azabona ikipe yo hanze azahita agenda, ntawe uzamubuza kugenda, ariko nawe nta kipe yo mu Rwanda azasinyira. Iyo kipe rero bamaze kuganira, amakuru ahari yizewe nuko bamaze kuganira, ibiganiro bigeze kuri 90%, 98%, kuko ibintu byose barabyumvikanye. Igisigaye ni ukumvikana igihe azagendera akajya gutangira imyitozo muri iyo kipe, naho ibindi byose byararangiye, ndetse icyo bari kubikora mu ibanga rikomeye kugira ngo muzamenye ibintu ari uko byagiye. Ariko natwe aho niho twinjirira kugira ngo tubagezeho amakuru mbere y'uko biba mube mubizi.
Iyo kipe rero nubwo tutarayimenya ariko turi gukora ibishoboka byose ngo nayo tuyimenye, nubwo bari kubikora mu ibanga rikomeye, gusa nayo ndaza kuyibabwira vuba aha ngaha kuko mba ngira ngo mbahe amakuru yizewe azira ibihuha. Twagiye rero muri staff technique, haravugwa byinshi, bamwe barashaka kongerera amasezerano Julien Mete bakamuha n'umutoza wungirije yizaniye, ariko abandi bagashaka kuzana abandi batoza. Amakuru dufite nuko umufaransa wigeze kunyura muri iyi kipe ya Rayon Sport ayitoza ariwe ugiye kugarukamo. Uyu mugabo yitwa Didier Gomez da Rosa, ngira ngo benshi muramuzi, nta mu sportif utamuzi utamwibuka. Ndetse uyu mugabo yatoje ikipe ya Murera imyaka 2, aribwo yatsindaga ikipe ya APR FC ibitego 8-1 mu mikino 2 gusa. Kuri manda ye Rayon Sport yakinaga neza kandi gatsinda ibitego byinshi. Uyu abakunzi ba Murera yanze kubava mu mutima ndetse no mu bitekerezo nyuma y'uko atangaje amagambo akomeye kuri Rayon Sport mbere ya match ya derby, ndetse ayo magambo nagiye nyabagezaho mu biganiro nabakoreye byabanje, byatumye abenshi batekereza yuko harimo akantu, kuko amagambo yavuze harimo ko ngo yifuza kugaruka mu Rwanda agasoreza urugendo rwe ngo nk'uko ariho rwatangiriye mu ikipe ya Rayon Sport. Ibi rero byatumye natwe tunyura kuri bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport kugira ngo twumve amakuru bamufiteho. Hanyuma uwo twavuganye ku murongo wa telefone yatwemereye yuko ibiganiro bihari kandi biri kugenda neza. Ati ibiganiro birahari ndetse biri kugenda neza ku buryo bigeze kuri 90%. Gusa ntago yatwemereye yuko tumufata amajwi kugira ngo tuyamwumvishe, ariko amakuru ahari nuko Didier Gomez da Rosa nta gihindutse ari ugomba kuzaza gutoza ikipe ya Rayon Sport muri sezo itaha. Icyo nabibariza, ese mwabyakira gute mubonye da Rosa agarutse mu ikipe ya Rayon Sport? Abakunzi ba Murera munsubize muri comment kugira ngo tugendane neza. Reka dusoreza aha, naho utaha gumana natwe kugira ngo umenye amakuru agezweho kandi yizewe. Ndabakunda cyane. Ja Blesse.